buri uko urushinge rw'isaha ruteye hari umuntu muri Eldoret uri gutekereza kugurisha impyiko ye cyangwa akaba amaze kuyigurisha yishyuwe agiye bamuhaye umufungo we awukenyereyeho. Mu mazu y'ibanga n'ibitaro by'ibanga bitazwi hari amasezerano asinywa mu mwijima ahaberamo ingurane y'ubuzima n'ifaranga. Muri Kenya muri Eldoret kugira ngo umubyeyi yishyurire abana be ishuri anabona ikibatunga bimusaba kugurisha impyiko ye. Abamotari bona muri uyu mujyi ni benshi muri bo bafite inkovu kunda ko basigaranye impyiko imwe indi barayigurisha kugira ngo babashe kugura izi moto bona bagendaho banabeho. Abenshi muri uyu mujyi bafite depression cyangwa agenda gakabije, abandi ni abasinzi kabombo nyuma yo kugurisha impyiko zabo ngo zibahindurire ubuzima ariko bikaba iby'ubusa. Tugana ku cyitwa plastic surgery. Ese wowe nkawe iyo utekereje wumva ko plastic surgery cyaba ari iki cyangwa se ibizwi nko kwibagisha? Plastic surgery ni uburyo bwo kuba wajya kwa muganga ukibagisha cyangwa se ugahinduza zimwe mu ngingo zawe cyangwa se ibice by'umubiri. Plastic surgery hanze byatangiye mu kinyejana cya 20 ndetse na mbere yaho gatoya, ariko uyu munsi bikamaze gufata indi ntera cyane ko no muri Afrika birimo birakorwa cyane, yewe na hano iwacu mu Rwanda aho ushaka kuba wajya kwa muganga ufite ibinure byinshi mu mubiri bakaba babigabanya cyangwa se bakaba bakongera bimwe mu bice by'umubiri nk'ikibuno n'ahandi hagiye hatandukanye, aribyo bizwi nka plastic surgery. Twebwe kubera amagambo make y'Ikinyarwanda dukoresha ijambo kwibagira. Hano turibaza tuti abantu benshi uyu munsi none ngo babayeho ubuzima bwabo, ariko ubuzima ubayeho ukajya wumva bwaragusize buri imbere yawe uri inyuma, mbega bukamera nk'ari bwo bugutwaye, mbega ku buryo ubuzima bwawe wisuzumye neza uretse ibintu wenda byo kugendera mu kigari usanga ubuzima bwari bwo bugukontorora we hatari we ubukontorora ubwo buri imbere ukamera nk'aho uri inyuma. Buryo akenshi usanga uri gukora ibintu kandi ubundi ukumva ntabwo wakagombye kuba uri kubikora. Urumva ubuzima bwawe buba buri kuri imbere uri inyuma nyine aribwo bugutwaye mu modoka ntabwo ari buri kubukontorora neza. Ngo ikintu cyonyine ku bagabo cyangwa se ku basore gishobora gutuma wongera ugafata vora y'ubuzima bwawe ukaba ari wowe ubuyobora, mbega akaba ari wowe ujya imbere y'ubuzima bwawe, ngo ni uguhagarika intanga zawe. None se we ibi byo turamenya tubisobanura gute? Ko abasobanuzi bacu dukunda cyane by'umwihariko Rocky Kimomo, Junior GT, Sankla de Premier, abantu basobanuzi ba mbere dukunda cyane mu Rwanda, ko bose biyeguriye ibintu by'ibyegeranyo, gukora ibyegeranyo nyine ibintu byabonye bari kurya. Rocky none nawe ari kuba supportinga bya danger, dore ko ari gufata kuri social media ziwe aganyuzaho Junior agashyira ibiganiro bya Junior nyine. Junior mwabonye ko nawe yiyeguriye iki ibyegeranyo. Ibi bintu turamenya izi nkuru tuzibara gute rero? Ubundi byose byatangiye ubwo Rocky Kimomo ukunda kwiyita nyine inare ikibasumba, afite amazina menshi cyane nyine Rocky namwe muramuzi. Uyu Rocky rero nawe ibyo koze akaganiro gato yatubwira ngo ikintu ngo abakobwa nyine abona ari ibyegeranyo biragenda bakajya ku makuru y'Youtube channel yiwe, ibyegeranyo bikajya bigira views 200,000 bituma agira na subscribe miliyoni kuri YouTube channel yiwe ya Rocky Kimomo. Ubwo Rocky ubwo bita Sankara na Junior GT bo bakomeje muri filime baguma mu gasobanuye. Gusa uwo bita Sankara we aherutse gufungura YouTube channel ejo bundi maze kugira subscribers 2,000 mu gihe Rocky afite miliyoni. Uwo bita Junior GT we yari afite kera anyuze ibintu bya filime asobanura, ariko nawe afite subscribers ubu ngubu zigira ku 25. Urumva ko Rocky arabakubye cyane. Rero baje kuba bajya inama baravuga ati wa mugani ko twese none turabasobanuzi bwo bakunze Rocky natwe tubikoze ntibadukunda. Ubundi kuba barakunze sound yacu nujya no kureba ba Junior na ba Sankara dukunda sound yabo bari gusobanura filime, na Yanga bakundaga sound yiwe nicyo kintu cyatumaga ki agurisha filime nyinshi cyane. Ubwo rero n'abase bavuga inama baravuga ati biga inama baravuga ati natwe dukoze ibyegeranyo ko nubundi bakunze Rocky kandi Rocky yarakoze uyu mwuga twakoraga ubu ntibadushyigikira. Rocky nawe aragenda arabakigikira, ubu ngubu abo twe tuzi mu gasobanuye bagiye kwiyegurira iki ibyegeranyo, bagiye kuzajya gukora ibyegeranyo baduhe ibyegeranyo byiza cyane cyane. Ariko dore ko uyu Junior GT yakoze n'ikiganiro ejo bundi none ari kuvuga kuri Kongo na M23 n'umutwe wa M23 nyine, ikiganiro kiragenda kirarebwa cyane. None ubu ngubu nawe nyine ukabona ko yabijemo neza cyane. Abafara kumubwira ati turagushyigikiye, abanga Rocky base bigendera kwifanira Junior GT, abanga Junior GT bagiye kwifanira Sankara, abanga Rocky Sankara nyine urubona ko ari ibintu none bigiye kuza byaryo. Ese ikibazo mfite none ndi kwibaza, wowe urabona bino bintu bizagenda neza cyangwa bizaguma bibe nabi? Ubwo rero uri kugenda kuri subscribe na mungwanya dukunda Jiva. Ciao.